Bakunzi bacu nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Mu byukuri dukomeje kubashimira uburyo mukomeje gukunda filme tubaha. Ngira ngo mwabonye ko twabazaniye ya filme yanyu mukunda igikomere cy'amaraso season ya 2 yahageze. Rero ubu tuvugana amaze kujyaho episode ya mbere ya season ya 2. Nukuri mukomeze muyikurikire, ni hahandi iri guca ni kuri Grace Rwanda Movies na handi wayisanga. Rero tukaba tunabafite n'inkuru nziza. Iyi filme igikomere cy'amaraso kuva kuwa mbere tugiye gutangira kuyibaha buri munsi kabisa. Nuvuga ngo tugiye kujya tuyibaha kuva kuwa mbere kugeza kuwa kangahe? Kuwa gatanu. Uticha umwana. Nasoni. Nakwica urede nakwica indaya ni wowe uratuka umugore wambyariye ngo ni indaya ntasoni. Emile surebira ukoze Emile tugiye guhangana. Ugiye guhangana nande kese? Ugiye guhangana nande? Ubushize narakwihanganiye. Surebe kuntu ngeze. Ube ubwaye. Kubera ino ndaya. Urongeye. Ndabimwibone. Uno twigendere. Emile. Urongeye unkoraho. Ubushize. Keza. Turahangana. Nawe wandaya. Twigendere tujyane ndakwinginze. Baby. Reka tuvanga. Ndabona bitoroshye sibyo? Tugende nanika tadusanga. IGIKOMERE CY'AMARASO Kwihangana sibyo, ariko ndabizi ibi bizashira kandi ni mu gihe gitoya rwose sibyo. Twe tugenda gake gake wananiwe se. Sashiri turajya he? Tuvugishije ukuri nyine, usibye ko ariko bakundi bavuga ngo umuntu yatorongeye. Turi kujya he? Ntabwo dufite aho kuba, ni dufite aho kujya, dufite umwana w'uruhinja. Twemere ko njye nawe twarara mu muhanda cyangwa twanakengeka ku gipangu tugasinzira, hanyuma si uyu muziranenge. Oh. Kenzi cyo nuko bizahinduka tu, nagaruka nguko bizahora. Hari igihe tuzaho dufite amahoro, dufite n'umutekano. Sinzi hano icyizere ndi kugikura, ariko muri njye mfite ndi kwiyumvamo imbaraga nubwo ibi bintu byose bitubaye. Baby, hashize igihe duca muri bino bibazo. Numvaga byararangiye, numvaga nyine ndyamana sinzira, numva ariko ndikora bimeze nk'uko twatangiye. Nako nibe na mbere nari ndi mu cyumba mfungiranywe, bitandukanye n'ubu ngubu ndi mu muhanda nafite aho byibuze nararyamaga nkarya nasohoka, ariko byose mbifite. Nakubeshye ndumva isi yandangiriye. Gusa icyiza nuko utari wenyine, nuko turi kumwe kandi twaca mu bihe bigoye gute. Umve ko utari wenyine sibyo. Ubuzima bwiza tuzabanamo ndetse n'ubuzima bubi tuzabanamo. Rero ari urukundo, njye nemera ko byose bishoboka sibyo. Hari ikintu kimwe nizera, nuko Imana itagitenguha umuntu yayizeye. Ani nasuwe nitese narabyaye mbega shaka bebe se kameze gute yawe mwabyaye iki shu?
Yesu we Emi kutambwiye Bega kanongere nirebera akana Yesu we siko ndamutishimye nk'abantu babyaye congratulations Abantu babaye iki ni mwabaye iki uko mbazi naga ariko ndi kubabona babaye iki Baby tumubwire Nayandi mahitamo dufite sheri so wamubwira nta kibazo zibigunda okay Mbwira sha rero nyine ubu ni ahantu ho kuba dufite uko tubona mu muhanda tugenda nta kintu kimwe tubonana uko nyine niko tumeze naho kuba nta kintu na kimwe baratwirukanye nyine ubuzima burakakaye wa mugore kandi arongeye nisiko nari nzi ko mumeze neza habaye iki ni inkuru ndende ntabasha kukubwirira hano mu muhanda ahubwo se uba hehe Jemba hano hepfo muri izi karitsiye ubwo ndatunguwe no kumva ngo barabirukanye na Emile se nawe uvuye mu rugo rwawe waducumbikira ndakwinginze pe turi gusaba icumbi nta hantu ho kuba dufite umwana mutoya Yesu we gusa ngiye mbana na mubyara wanjye ariko shani ni umuntu mubi mana sinzi ko yakwemera ko tubana pe ni ukuri ubu mbafashije iki arahari kuba ntawe uhari ariko ahari ahantu yagiye ariko aramaraho iminsi 2 cyakoze iyo minsi 2 adahari naza nkakwemerera ukaza tukajyana noneho nyuma y'iyo minsi 2 tukazaba dushakisha ahandi hantu wawe sibyo ko nanjye ntago nagusiga mu nzira pe urabizi uri inshuti yanjye sibyo sheri none se ubwo twanzura iki iyo minsi 2 se umuntu yaba ariyo turi gutekereza ikindi kintu cyo gukora nukuri ntago twakwicara tuhita dushaka ikindi kintu tuhita dukora kugira ngo mubyara wanjye ahageze nanjye yamerera nabi kukagira amahane cyane ntago yatuma tubana twese pe nta n'ikintu nabona namusobanurira ahageze iminsi 2 ndakeka ko hari icyo twaba tumaze gutekereza twagenda bibi ntabwo twajyana kubera iki tugomba kujyana baby ntabwo byakunda kubera iki urabizi ndagukunda kandi kuba ndiho kuba ameze neza nuko nzi ko nawe umeze neza ikindi kandi uyu mwana duhetse ni umwana wacu umugore wawe uribuka kwirukana amagambo yakubwiye kano kanya se niba gufunga ubuzima bwanjye burasigara hehe n'ubundi uri muri gereza ubuzima bwangora cyane kuruta uko byibuze nawe ntari kumwe nawe umunsi ku wundi byibuze hariyo uhari nagerageza nkabasha kukubona cyangwa ukanabona amafaranga kwamfasha urabizi nanjye ndifuza kuba ndi kumwe nawe bebe ibyo uri kuba birumvikana ariko nanjye sinshaka kugenda wenyine sheri twitwarwa n'amarangamutima cyane kurenza umwana twabyaye aradukeneye akeneye amaboko yacu turi babiri uriya mugore wawe ni inyamaswa uramutse wemeye kujyana nanjye yajya kukurega kuri polisi kandi hari amategeko yasohotse iryo tegeko rero ryaje riragufata dore se umugore wanjye afite umwana ukiri muto cyane ndakwinginze nimero zawe ndazifite bebe ibyo uvuga ni ukuri reka ngende ariko aho uri hose wibuke ko mukunda kandi nzaza kukureba vuba Emile ngo reka tugende ane waje se tukajya nkabanza nkajya kukwereka mu rugo nkabona gusubira ku muhanda oya ahubwo twajyana kugira ngo aze gusubira inyuma tukamunukira mu rugo icyarimwe nabwo nta kibazo Emile ngo reka tugende sibyo bebe
ndagukunda kandi nzagukunda nanjye ndagukunda sibyo ngo reka tugende urakoze yego cyane ni ukwihangana nyine muri iyi si ubuzima IGIKOMERE sibyo gabanya ikintu nyine tuganire basi tugende gusa tuganire nta kintu mvugana na Niki wande please Niki ntabwo ugira ibintu bintu nabiranga mbabarira wande cyane mbabarira reka kumera gutyo kenda kwinginze uriya mugabo nawe nisike inshuti yanjye ndagukunda ariko noneho oya pe ngiye gukubitwa nyine uziko n'ababyeyi banjye batigeze bose rega Emile ni kameze gukubita nyine ni kameze niba uri gukubita nanjye urashaka nkubite Emile ni umugabo ukubita abagore wagira ngo ni indwara arwaye sibyo umugabo ukubita abagore ndabyumva sheri ariko buritse kujya kumurega iki mbabarira nukurike basi reka kubikoreshwa ibyo rwose bireke kuko ndajya gutanga ikirego nyine wikoresha umujinya umujinya kandi mufite am I your best friend tell me ndi inshuti yawe okay reka tubigenze gutya ushaka kumenya ukuri kose ubundi yego ushaka kumenya ibintu byose yego ariko ntukameze kubabara reka mbikubwire noneho we ni wari bumitiremo yuko njya kumurega cyangwa mbureka okay fine haje uzi ikintu Emile yakubitiye ubusi bundi wamugani Emile yagukubitiye nibyo yengeye kubaza nuko nabonaga ntazi ukuntu umeze nta bitinyuka yagiye bari kuma kandi Emile naramubwiye tumugura atashatse guta ubundi urebye nkubite kubera ko mubujije guhoberana n'iriya ndango na Anitha inde njyewe Anitha aracyaza hano oya ubiretse Anitha aracyaza hano mu rugo rwawe araza hano Emile akaramufungurira ngerageze kukuvugira mvugira urugo rwawe mpagarare ku rugo rwawe ngegeraho umugabo wawe nkubite njyewe nubwo kanga Anitha aje hano ke niba ubizi Niki ntabwo nitaye inshuro zose yaje hano ntabwo ibyo bindeba icyo nzi cyo uravuze ngo iriya nshoreke ntazi uriya munyabinyoma mubi niwe uhora hano na Emile nibyo ushaka kumbwira nibyo Emile yaguhoye uretse ariko ushobora kuba wamukubise gake nako niwe yakubise ndakwishyurira ariko buretse nyine tuganire nyine nk'abantu nanjye birambabaje reka nisijyana Anitha ndamukunda uko ubizi ndamukunda ahubwo ko nakwifuza ko namwica ikibazo urihorera ugahura n'icyo kigabo kimeze kuri gishobora no kukwica rega niwe wumbabaje Anitha we twanamwica twamushaka hari hose tukanamwica ako se wowe Emile akwishe hano uri wenyine akwishe ke ubundi umuntu nkuriye umufatiye mu kintu nk'icyo usa nk'ujijije ubusengewe ko ndi bujijije si umugabo wanjye turarana mu gitanda kandi birakomenda byumva nyine njyewe okay sinzi ukuntu nabikubwira nyine ikintu ntari gushaka nta nubwo ndi inshuti yawe gusa none se wowe yarankubise ndi kubyumva n'icyo yagukubitiye papa wawe arambwira ngo nimureke bwa kabiri aronge uri kumbwira ngo nimureke ayoke nyine umva ngubwe nyine ayoke nyine umva impamvu ndi kubwira ngo uburetse reka ke urabizi ko ntwite subizi ko ntwite ubusuko ku burumva umwana yazavuka se ari muri gereza nyine nk'inshuti yawe tekereza kabiri Niki habasingoma duzi ubuze ubushobozi bwo kurera umwana wawe ako umwana utabana na se sheri umwana utabana na siki aribyo nyine ikibazo nta nubwo uri kunyuma Niki reka twe kubishwaniramo kuko uranzi sibyo uranzi uri mugabo yankoroze narihanganye bihagije yarankubise bwa mbere ndaceceka ndabyihorera sibyo ikintu rero kuri nshuro ikirego nakijyana ubuyobozi kuko reka ngege ntabwo nakubitwa kabiri oya uretse mubwire nyine am I your best friend ndi inshuti yawe banza umbwire uri inshuti yanjye wari kumva agahinda kanjye ndi kukumva ariko ninjye agahinda kanjye uri kukumva kandi ntabwo kugukubitwa kubita kiriya nshoreke ibaza umuntu ukuzaniye inshoreke umuntu ufite uduhinda nk'ijana sheri utwo n'utwubonesha amaso
mfite uduhinda nabwo ari agahinda n'uduhinda twinshi cyane reka rero nkugire inama ke aho kugira ngo twicuze nanjye ubu ngubu umujinya mfite ndumva twamufungije ndumva n'ikindi twakora twanamwica ahubwo ariko kamubweke tujye tubanza twitonde basi reka tubihe iminsi 2 ntago nanze kumurega cyane ko nanjye numva nshaka ko none ubu ngubu twanamukorera n'ishoboka cyo karame ubwiza ukore nta kintu bihindura kandi nyine ntago mbyanze okay ndabyemeye ko tumurega ndabyemeye ahubwo reka mubwire sibyo reka tureke kubikoresha umujinya tubihe iminsi 2 ejo uyu munsi nejo kwa gatatu ibyo ntago bishoboka nyine ke ngiye bikorere nkanjye nyine inshuti yawe bikorera ariko niyo mugabo ubundi byose sinabikoze kwa kundi inshuti yawe bagiye kumvuta atari kwa kundi kukurengera ndi kugereza kwirukana indazi reka nanjye ntabwo uri kunyumva kugira ngo ariko uzi gusuzugurwa ndakwitwa kabiri ndabishaka ko ndabishyigikiye ndashaka kubanza umva impamvu ndashaka kubanza urumva nkabihuza n'ibyanita bikaba byinshi nkabona noneho nkamurega ikirego zimunige zimwice keza urashaka gufungwa nyine muteze mu gihe rero ntashaka gufungwa we nafu nyine nanjye atiriste amenye agaciro keza please banza unyumve nyine mubwire nanjye gufungwa ndabishaka ko afungwa ahubwo imbere yuko tubishaka ibyo byose waretse tukabanza tukamenya n'ibyo byanita tukabihuza bikaba byinshi nkagira n'umujinya mwinshi wo kumufungisha nkabona nicyo ndi butange muri kumbwira nta kintu kimwe kumvamo jeez kabisa byoroshye ariko ndabizi neza bizarangira gusa ikintu kimpangayikishije James ni kimwe burya abagabo cyangwa se abasore benshi bifuza kuba mu buzima navuga bworoshye ibi ni nabyo binkozeho nashatse kuba mu buzima bworoshye nshaka kubana n'umugore ufite amafaranga ariko natakaje icyubahiro nakaza n'ijambo umugabo yakagombye kuba afite mu rugo rwe kugeza naho umugore adashobora gutinya kunuka ngo ndimbwa nguri iki umugore urimbwa nashatse akambwira ngo wambwa oya kubera ikosa nakoze rimwe nazongera nako ninde gutinyuka kukwitimwa James ukabyakira se ukemera ukitwa imbwa ubwa mbere byarabaga nkamukubita none ariko ndagira ngo mubwire ko urabimenyereye nabonye aho kugira nzafungwe mborere muri gereza nahisemo kwemera nyine nkabimbwa ntakundi gusa icyo si cyo kinzanye ahubwo cyari kinzanye James azonye simugana ndagira ngo uzabibona nushaka ibyo bizarangira ibyo uvuga ngo iki bizarangira ahubwo icyari kinzanye ndagira ngo nongere gusaba ubufasha waramfashije mfasha mu bibazo nari mfite mu minsi ishize ubwo nateraga inda Anitha by'ukuri naragushimiye ariko buriya ubufasha bwawe ntabwo bwarangiye ahubwo ubu ngubu nibwo nkeneye imbaraga zawe nibwo nkukeneye cyane James ndakwinginze ibibazo byanjye byose by'uko mbanye n'uriya mugore bimwe nabyo mbikubwira wamfashije Anitha akongera akagaruka n'iwawe akaba ari hano ko atari mu buzima bugoye ndakwinginze waramfashije n'ubu ndacyakeneye ubufasha bwawe kandi nzagushimira Emile kumva uri inshuti yanjye magara gufasha Anitha ntabwo mbyanze ariko nagize imbogamizi please ndakwinginze ntumakanire ntabwo njya kuguhakanira nta bundi bungiro mfite ikibazo mfite aho nakuzabikubwira nkamara
hafi kunsura vuba kandi mama wanjye araje urabizi ngira icyumba cyanjye n'icyumba kimwe cy'abashyitsi ni ukuvuga ngo mama wanjye agomba kurara hehe ntabwo narana na mama wanjye Oh my god. niyo ibaze mama arabizi ndacyari umusore ndi ingaragu sindashaka asanze mu nzu yanjye harimo umugore ufite umwana ansabye ubusobanuro kandi mama wanjye arakarishye hehe nubona ko mfite ubwanwa n'uruhara ngo iki Reka nkwinginge basi reka mama wanjye yumva twaserera yambwira ko ntukishe ishema ry'umuryango nkarongora ntawe atabizi mama rero sinzi iki nabikoraho iki ko mama wanjye akarishye aho arasakuje kamagara bankre kamagara bande ngwe Jamesia ngo yarishingiye aradushebeje kuko nabikora iki James wikwigora ndabizi ntago wanyuma ubufasha ntabwo nabukwima pe ariko basi reka musabe ko kumbe ungurije 500 ndebe ko mu by'ukuri navamo muri ibi bibazo mfite sibyo nzayakwa vuba mana we ndabigenza ne koko ura mu gihe cyashize cyagiye mba amafaranga hari nari nyafite ibyo nakoraga byose byaribanye byarifunze ubu nsabye n'ibihumbi 15 kuyona byangora ndabubande koko ubu ndimo ndibaza ati ubu ndimo ndahigahiga urabizi ubuzima mbayemo simba nshaka kwigaragaza bankura ibyanjye nyine ariko ndimo ndagerageza ndakuzura inshuti yanjye nta kintu wanyuma gifite basi reka ngusabe inkunga y'amasengesho kuko ntabwo norohewe gusa ndabizi ngewe iyo ndi guca mu bibazo bigoye mba ngiye kubisohokamo gusa icyo wakumva ni uko nkunda umugore wanjye Anitha kandi ndabizi neza ko Imana izansora muri ibi byose iyo nkumunsi by'amasengesho ntabwo nawe kwimabuka dusenge iki ni igikomere cy'amaraso ndababaye cyane gusa nizeye ko nambura idahita ibi byose ndi gucamo bizaba urwibutso basi akira gufana akira ihangane sheri ihangane wanze kurya wanze kugira ikintu na kimwe ushyira mu kanwa ubu se basi niwanga kurya niwanga umwana arabahute basi bikorera umwana gatoya mukanya ndajya witeretse hari ani mbabare basi bikorera umwana wenyine witeretse hari ndabamukanya mbabariye mwese biri kubona biri bugende gute uri kurira wanze konsa umwana nta kintu kiri mu nda nta mashereka ufite basi wanyweye kano gafanta yangane basi nyakira tereka ndayiga mukanya twanyakiriye mesane undi ufite icyo kibazo kiri gutuma nyine umera gutya ukaba wanze kurya ukaba wanze kunywa umwana arashonje arimo ararira urabona biri bugende gute ko basi boho kumbwire ese teta ndinde wo kunywa ndinde wo kurya nkaho ntacyabaye yihangane ndinde wo kwifata nkumva ko nyine ibintu ndimo ni ibintu ngomba kuba ndi guca iminsi maze mbona urugo rwanjye rwarabaye rwiza
nishimiye n'umugabo wanjye twaribarutse umwana kano kanya satani byose arabyutse sindi kumwe n'umugabo wanjye umwana wanjye ari kwangara umuvandimwe wanjye nawe nabonye nkumva agahinda karashize nakuranye niwe uri kunyandagaza kandi mu muhanda uri kumva ngomba kumera nkaho nta kintu kidasanzwe cyabaye natwise ntabiteguye nashatse ntabiteguye ubuzima bubi bwose ndi gucamo ntabwo ari ibintu nagizemo uruhare uyu munsi ndishima ejo nkababara kurushaho ibintu byose byanyimindukiriyeho meze nk'umuntu utagira kirenge none ngo ninywenge numve nta kintu na kimwe ibyo byose ndabyumva ariko ihangane basi bikorera umwana sibyo teta ihangane basi bikorera umutima wanyurira nko gushwanya ntabwo nuruhiwe ndareba umwana wanjye nkareba ukuntu ndi kumwahagirana umwana natwise ku ngufu byibuze nta nubwo ari kubaho uburenganzira bwe ntabwo ari kubaho nabi nta muntu wageze ku byiza ataraciye mu bibi iriya nzu wari urimo umunsi utwita kugeza ubu ngubu ukaba warayisohotsemo ni Imana yayigukuyemo n'ibindi byose rero ugiye kubicamo ariko umenye ko imbere yawe ari heza rero niyo mpamvu ndi kugusaba ngo wihangane sibyo iyo Mana iri he iri kureba nahagira nta kintu kibi nakoze iyo Mana iri kubona umwana utazi icyaha ko kimera ariko uraraguzwa mu muhanda ngo basi ngenda gusaba ngo Imana ngiri kundeba Imana se yo itareba ngo indenganure ibone ko byose ndi gucamo nta ruhare nabigizemo ugomba guca mu bigeragezo kuko mbere yo kubona ibyiza ubanza guca mu bigeragezo kandi ibyo byose nubisohokamo ndabizi ko imbere yawe ari heza titanyeneye kuba njyenyine please ntabwo nabikunda nanjye IGIKOMERE cy'amaraso Emile shatse ko waracitse none ariko wajya uhamagara gake ubuma ndumva ugifite n'umwuka wo kunshirura nk'umugore umukozi wawe wajya uhamagara gake ngaho reka kwikakaza aho ngaho jya uhamagara gake urumva ariko nubwo wabyiye mba ndi mu cyumba mba nkumva cyangwa se ukaza ukandeba wo kugira ndi umukozi wawe ngewe ahubwo ndabona nanjye nkeneye kugitanga pe bikaba bibiri kagasuzuguro sinakemera uyanjye noneho ngaho kiraburana n'ibyo bise n'ibiki birebe nyine nanjye ubu nakinjoyinga nk'abandi bakobwa n'akabagore ntukagize umamagara mba ndi kukumva uri kunsakuriza uri kumena amatwi ariko uzabwira n'uwitaba no mushinjacyaha n'ubushinjacyaha ni icyaha ibyo ndabona ari ubugenzacyaha n'uwitaba mu bugenzacyaha bagiye kukikugenzaho nyine n'uwitaba uzajya ubabwira ati nimukamamagare cyane mba ndi kubumva nimukanesha umutwe mba ndi mu cyumba uzababwira ko muri gereza harimo icyumba ukuntu uba nshibura n'intambara nkurwanira we Emile ko ubu ngubu wakabaye waranagezeyo urede uri muri gereza uri kurya imvungure n'abandi ko no kuba bagwaye n'iki cyumweru ari imbaraga zanjye wabibonye ariko ko guhera ku itariki 10 bagwaye icyumweru cyonyine ugomba kwitaba muri iyo minsi ushakemo umunsi hagati ugende witaba narakubwiye ko bitarya abagore kwawe ndabona ari tariki 10 kugeza tariki 18 yego narakubwiye ko bitaba abagore kwawe Emile warankubise nk'ingoma y'abaporoso ndiyangana bati umugabo wanjye wenda bizashira none no kubita abagore bahandi umugore utashatse utagize uwawe Emile
dore ibyo akukoreye narahatanye uzi urukundo nanagukunda noneho ukarengaho ukambwira ngo rega Anitha niwe mugore wanjye ngo niwe ubyara n'intambara narwanye na Keza hano kugira ngo atajya kukurega nubwo n'ibyo byaje nubwo mvuye kubitora yanze no kuza hano byumve yambwiye ati si nshake wayo uramfasha iki se bazi kandi ndi gusakuza ntukanyabize mba ndi kukumva none se uramfasha iki arikemi ntuzi Keza ari hehe wajya ubanza ukoroha ukanabanza ukananyura ko nwite utazanayikura mama uzanayikura bisavutse Keza ari hari muri hoteli mwese ari he handi nyine none se wamunyingingiye akambabarira koko agakura ikirego mu bushinjacyaha ahubwo nanjye ndashaka kugitanga kuko shawe Anitha nanjye mu bugenzacyaha wambabariye mwamfashije koko ubu se koko nibamfunga uzi kutwita umwana wanjye ubwo urabona bizagenda cyane nabyo twabivuganyeho nyine igihe nari kumugusabira imbabazi ndi kumubwira ati si nufungisha umugabo umwana wanjye akavuga nta mugabo uhari ntaki uko bizagenda gute arambwira ati n'abasingo mada babaho kandi koko babaho pe nuko rega ngukunde Emile naho ubundi nakesha umva ninjye wagoye yaragufungishije kuko nanjye urankunda ariko nyine ariko ukunda Anitha oya no ese gukundana na Anitha ahubwo wakugira inama kwa Anitha n'undi urumva byamuhangayikisha kundusha kuko ubwo umuhangayikira ukaba utamuhangayikira nyine nakubwira ko nwite nkabona ntago biraje ishinga cyane ariko Anitha yakubwira ngo arataka urutugu ukagenda wiruka ahubwo numvaga taburiya yaba afite connection wagenda ukamubwira akajya kugusabira imbabazi ze connection ariko wambabariye koko ubwa mbere waramukubise umwana w'abandi arakwihorera Keza ashobora kukumva urongera nyuma noneho kugira ngo umukubite neza umwemeze umukubita umuziza Anitha none no gutinyuka nsaba imbabazi nose wamunyingiye nako je nta nimbabazi unsaba mva sinzi ko yanabyumva sinzi ko yabyumva iyo minsi gusa icyo nkubwiye ugomba kwitaba ari ugomba wamunyingiye agakora ikirego cye mu bugenzacyaha koko nkareka gusiragira njya muri biriya bintu ese ubu nawe waciringa ko nabonye wari uvuye mu cyumba babaye narishari ibyo itegeko koko rirushiweho reka umeze nka kwa kundi wajya gufata ugiye kumwe unohereze mama wawe amafaranga ndeka iyo mfashe ugiye kunsaba ese basi washimishwa nuko inda yaba nkuru ndi muri gereza koko nese buri aho kugira ngo mbabazwe nuko inda yaba nkuru iri muri gereza naho kugira ngo mbabazwe nuko najya kubyara we Anitha mwarandurotse nkaho bagira njye nyine buri se wajya muri gereza sibyo biruta nkabanzi nahuri wamfashije kuko ujyanye na Anitha sinamenye aho ko kiriya cyahari icyaha gikomeye cyane gishobora kunshyira muri gereza wambabariye nuze Jean Paul ari he Jean Paul ari mu gikoni ndashaka amazi amazi nyine maze mbitekerezeho nyamanuzi ngo amazi manura akavumbi basi wamfashije okay nako amazi yihoreye ndabona udashaka no kuyazana bibereye mu by'imbabazi okay byoreye kuyazana nkubwira kandi cyo kuza cyo nyine ndi bugufashe kuko ibindi nabigerageje miliyoni no kugaruka hano yabyanze basi yabyanze pe yabyanze reka basi ngerageze ngende murebe biganireho icyo twakora ariko nawe ukomeze ugwe mwibere gutyo ukomeze umwana mwiza no ukomeze kwigira intare muri uru Rwanda zamenya ko abakobwa ba Kagame ari don't have zabikwitura no kuri kwimana kumana yanjye nimbona ndokotse ibi byo baze bamfunze kuko Anitha nazongera kumubona koko umwana wanjye se ntako nawe ngo ubu ngiye kugira abana babiri ariko icyo si ikibazo ahubwo nuko nafungwa sinzongeye kubona umugore wanjye Anitha IGIKOMERE CY'AMARASO ndababaye cyane
iki ni igikomere cy'amaraso. Ndababaye cyane, gusa nizeye ko nambura idahita. Ibi byose ndi gucamo bizaba urwibutso.